sinzi niba ijwi ryumvikana neza kuko nikaho bifata ko n'ubu iki inyuma gusa uzi imbere dushimiye Imana iduhaye umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, umugoroba wo kumera kandi kuba imbere y'Imana kuko mu ijambo ryayo turiko tuyiramya tuyihimbaza. Imana ibashe kubiduhera uyu mugoroba tukafatanya twese tuyikomera amashyi twongeye kandi kubashimira kuza amatorero zateguye kino giterane cya Pentecoste, hanyuma bakatwiyumvira kugira ngo tuze kubana nabo kuko twabivuze guhera kuwa gatanu kugeza umunsi w'ejo watambutse. Ntitwahwema natwe kubashimira kubw'ikaze mwakomeje muduha. By'ukuri turasanzwe hano ndetse turoroheje nyuma y'abandi benshi, ariko ako gaciro mwaduhaye iryo kazi mwakomeje kuduha bungere mu izina ry'amatorero yose muhagarariye, turabibashimiye. Imana yo mu ijuru ibaduhere umugisha. Nanone hamwe n'ibyo tugeze mu mwanya wo kuza gusezerana kubw'iyi minsi itatu twari tugiranye hano turiko dusangira ijambo ry'Imana. Turabashimiye rero, nta kundi gusezerana ni uku. Yesu niyongera kandi akabikunda tuzabana, kandi habaye bidakunze randevu mu bwami. Mahoro ya Kristo akomeza twarira. Nongeye kandi kwishimira kubana n'abantu benshi batandukanye. Hari abo twabanye ku wa gatanu, abo twabanye ku w'ejo mu gitondo na nimugoroba, ariko kandi hari abandi tubashe kubana nabo uyu munsi. Bivuga ngo turagenda tuva mu bwiza tukaja tugenda twiyongera. Ni nako intumwa zari zimeze. Bibiliya iravuga ngo buri munsi ngo Imana yagendaga kwiyongera abakizwa. Twebwe turakijijwe, ariko tugenda twongera abo dukomeza gufatikanya no kuzuzanya ubutumwa bwiza. Turabashimiye rwose. Nashimira umuvandimwe dukorana umurimo w'Imana Eric kuba yaje. Sorry, nasanze bampamagaye telefoni sinayumva. Ubwo ndatekereza yuko nta kindi ngenda ari kumbwira ngo arakubwira yuko turi buzane. Ndashimiye rero yuko nubwo naje imbere yawe ariko waje kuza. Umugabo dukorana, akunda umukozi mu nzu y'Imana, elda, tugira abo bita ngo ni abayelda cyangwa abazehe b'ikanisa. Umwe rero mu itsinda ry'abazehe b'ikanisa. Kuba turi kumwe nawe uyu munsi cyangwa uyu mugoroba, Imana bivuze ko tubigisha. Yesu ashimwe cyane. Maze rero sinzi aho mpera wa mugani. Hari hasigaye kugira ngo tuvuze amafirimbi, tuvuze imyirongi, tuzane za vuvuzela, duterere hejuru. Dutere hejuru akakurya byabaye ari wa munsi wa Pentecoste. Abantu ngo bumvishije abantu bavuga ari benshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko Imana ishimwe yuko batariko bavuza. Niyo bitandukaniye nabo na kimwe. Kimwe abantu bavuga ari benshi, ariko bakavuga gusa. Ariko igihe cya Pentecoste ntabwo ariko byari bimeze. Bavugaga ari benshi, ariko bibiliya ivuga ngo umuntu wese bakazana ko baravuga mu rurimi rwabo. Ariko ko baravuga. Kandi kubera iyo mpamvu abantu baca bugufi barihana ibintu by'abantu bitatu ngo bikikubita hasi byakira Yesu Kristo n'Umwana w'Umukiza. Ndio. Haleluya. Haleluya.
byose byari bivuye mu mbaraga z'umwuka wera. Umunsi wa mbere ibande bibuka ijambo twaganiriye umunsi wa mbere uko wa gatanu tumaze urubyiruko baranga niriye ijambo twaganiriye umunsi wo ku gatanu. Tubigenze gute? Uriya mubyeyi kuko wari kuzi pe kuri uza ngo cyane naje kubona abantu bari gukanja mu kanisa nabo nzateja kandi ndakanje biragoye ko yumva nibyo cyabura sibyo iyo kuzira Pentecoste akazana Jojo ari kaza muri Pentecoste. Bavuze ijuru y'umumaro w'umwuka wera n'ibyo umwuka wera azakora mu bantu. Iyo umwuka wera akujemo ni iyihe mirimo azakora hagati muri bo? Sicyo twavuze mu munsi wa mbere. Noneho n'iposho mu gitondo n'icyo twavuze. Vamos umwuka wera n'amavuta. Nimubwe ngo amen. Iyo usoza korusha igituma wakagaye ukagira ibigwi bibi nuko wabuze imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera yakugeza aza korusha, aza koro ariko mukagira Imana aza korusha kuruta n'igiti cyose. Gitumugira ibikabyo, gitumuza ubagaza, gitumuza winangira, gitumuza wihagararaho, nuko wabuze ikintu cyitwa amavuta y'umwuka wera muri wowe. Amen. Nimugoroba twavuze bavuze umwuka wera nk'imbaraga z'umuriro. Umuriro bavuze yuko nta kintu kiza abanyamurenge baza bavuga ngo bahuye n'umuriro kuriya kaba kashobotse. Nta kintu kiza kiresista umuriro. Umuriro ushobora ugatwika ugakuraho akazikarake yose imbaraga z'umwuka nk'umuriro zikinjira mu makona yose. Twavuze ngo umuntu agira udupapo twinshi, umuntu agira uduposheti twinshi, ariko umwuka wera iyo akwinjiyemo azagenda akorogoshana na bya bindi abantu batazi. Amen. Akagenda abibika akakweza akamutunganya umuntu akababoneye imbere y'Imana. Ayo niyo magambo twaganiriye muri ino Pentecoste. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Harani makeya tugiye gukoraho hanyuma tuze guserebura gusa. Akindi twashobora gukora. Hari ikintu nibaje mu gitondo natugiye bene data tugiye gusoza amateraniro. Nakomeje ntekerezaho igituma Yesu yabwiye abigishwa bagende barindire iminsi 10. Burya Imana ntizipfa kuvuga gusa. Yesu ngiye kuvuga gusa. Wa iminsi 10 kubera tuma tababwiye 15 cyangwa ngo babwiye iminsi ngari. Ariko nabwo mugende muririye iminsi 10. Iyi minsi 10 yari nirebaga byari iminsi muri iminsi 10 yawe. Bwana Yesu asifiwe. Icyo cyigisho tugiye kujamo ariko ndagira ngo tubwire utu tuntu tugera kuri dutanu twari tubitse muri ibyo banga ry'iyo minsi 10. Cyari rero muri iyo minsi 10 kimwe cyari kubikora muri iyo minsi 10. Nimubwe ngo amen. Hari Imana yari gukorera muri yari ko itesta obeisance yawe kubaha kwawe.
kumvira kwawe. Imana ntiyokorana n'umuntu utazuyumva. Abantu ba indiscipline gukorana n'umwuka wera w'Imana. Umubwirwa amen. Kwa kugira ngo abantu bagire ikintu cyo kuba. Niba ushaka umwuka wera azagukorera, uzemere, uzaje mu isomo, uzigishwe ikintu cyo kuba. Umwuka wera ababwira ngo muri iminsi 10 siko bose bategereje. Nimuze kumva ko Bibiliya itubwira yuko bamwe bakashe. Abantu 500 nibo bari bategereje umwuka. Ariko ngo wakiriye abantu gusa mu 120. Ubwo habuze bangana. Bari discipline babaye bangana. Nashumva n'umwuka ngo bari discipline kugenda benshi. Ariko Imana ishimwe yuko bitabuze yuko umwuka wera w'Imana azi. Ni mubwirwa amen. Ngo baba batatu habe ngo batanu. Bitabuze umwuka wera w'Imana. Kupe uko ucyabuze. Cyakabiri bari ko bigishwa muri uriya mwanya. Imana yari bibategura. Imana ndiyo kohereza umwuka wera mu muntu utateguye. Biramusaba yuko Imana ibasha kugutegura. Kuriya muza mubona umuntu agira gutegura. Ese wateguye ryari? Bitwa bishaka. Bravo. Wateguye ryari? Ko muri mu kutumarisha urusaku gusa. Yeye wateguriwe wowe. Mwuka wera w'Imana mwaburiye cyo gutegura. Yatugiye guteguye ryari mwabuye na bijyana. Nimukumva abandi bavuga kuri ruga nawe gusa bapfa kumenya gusa uvuga uhohotera gusa. Mwuka wera yo gutegura ryari. Niye training wabayemo uhamitozo kugira ngo mwuka wera zikuza kuri wowe. Ni mubwirwa amen. Bwana Yesu asifiwe. Oh hallelujah. Bisi 10 para kugira ngo babashe gutegurwa. Mana ndiyo fakohereza umwuka wayo gusa nguko kwa kamariro ugahita fakuza. Para gusagaye kagenda. Mana zitegura imitima y'abantu. Cya gatatu cyariko gikorwa uwo munsi. Bwari umuntu. Mana yari kugira ngo kugeza ku rwego ngo biyumva yuko bose babaye. Bibiliya ni kwitubwira ngo bari hamwe bagize gute ahuze muri initi. Igituma imbaraga z'umwuka wera zitabasha kuopera muri twebwe nuko muri korali dufitemo amaklase atandukanye, dufitemo amagurupe atandukanye. Igihe cyose tuzaririmba turi amagurupe atandukanye, ntabwo umwuka wera w'Imana yashobora kuopera. Igihe tuzaba abanyamasengesho bafite amagurupe udutsiko, niko nashobora kutwita udutsiko dutandukanye mu kiyumba, umwuka wera ntiyashobora gukorera nabo batipe. Yari kwagatuza kugira ngo babashe kuba ngo bamaze kuba ngo umuriro watugurwa. Ni mubwirwa amen. Kindi cyariko gikorwa muri uwo mwanya hariko hakorwa ikintu cyitwa sinzi ngeri kitubabwira mu rurimi rwacu. Hariko hakorwa ikintu cyitwa transition. Guhindura ibintu byariko bisobanurwa bikurwa hamwe bishyirwa ahandi. Hariko hakorwa transition ya kimuntu wibashe gukurwaho hinjire umwuka abashe gufata ikibanza, umwuka abashe ariko Mana nyir'ijuru mu izina rya Yesu. Nimubwirwa amen. Haleluya. Tugira ngo Imana yifokorana gusa mu kibumbe gusa ibintu byose bivanze. Urafata amamera n'amasaka byose ukabihuza ukagira ngo byashobora kuba. Hari ibintu bigomba gukurwaho kugira ngo umwuka wera uri gukora ibintu. Nimubwirwa amen. Tubwire Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hari ibintu bigomba kwimurwa. Imana ikaze.
igihe cyose tukiri ababandi n'ababandikazi ntibishoboka ko umwuka wera yakorera kandi tuzahora mu materaniro, tuzahora duterana nk'uko duteranye, korali B na korali A na korali C ziririmbe, abayumbe nabo abayumbe nabo batomboke hano banyuze hano, ibintu bikomeye bigumi turebe gutya gusa. Izo zirebera ngo transition yari yakorerwa muri mwe, sinshobora kugendana namwe n'ibya. Narababwiye ejo muri dutangira hano, ndababwira ngo hari inzu y'akamamba biba shaka zikaroba ubusa umurongo ariko hari inzu ifite signification. Nimubwire ngo amen. Kongera Bwana Yesu asifiwe sana. Zuri zari haguruka rikanezerwa rikishima rikavuga ngo ngaho bari kubandanya mukuri n'amakuru. Naribabwiye icyakangara cyo ni ikintu cyari gikorwaho bana. Icyakane icyagatanu kwari kugira ngo kwizera kwabo kube active. Kwizera kwabo rero gushuje mu bikorwa. Kwizera kwabo tugira imbaraga, tugira ubushobozi. Niki gituma batakize intege nk'abandi, ariko barakomeje barizera, baravuga ngo iyo bivuze bizabisohoza, iyo bivuze bizabisohoza. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, kwizera kwabo guhaye kugira gute, guhaye kuzuza, guhaze kuba ku munsi w'icyo umukara byasezeranijwe bigira gute. Mubwire ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Aho rero kwizera Kristo nuko Yesu ataheze mu gituro. Iyo turirimba by'ukuri turirimba twari twumva cyangwa turirimba kubera injyana gusa n'umutagira Imana. Ese mbabwira iki ndetse nimubwire ngo amen. Kongera Bwana Yesu asifiwe. Simbuki cyabura ndetse Imani karibu ndangije Imani ya kumujyana Imani ni inshuti yanjye karibu sana. Banzuza utambuke hano nkabona nani ndagutambutsa ngarije ufite wino umucuranzi mwiza cyane. Uzikiza kindera ubwoba, kiza kindera ubwoba niyo numva mwogerana mu ikanisa. Abaririmbyi baririmbye hano abantu barahogerana. Nibaza ngo ese buriya nukumva cyabura nukumvira ni iki kiba kibaye biriya bintu tuba twumvishe cyabura tuba duhaye guhogerana gusa. Iyo abantu bumvise baza batabugufi bose bakikubita hasi bakarira, ariko iyo abantu bumvise, iyo abantu batumvise baza bahogerana gusa. N'ubu wakuraza icyo wumvise muri iriya ndirimbo, icyagufashije muri iriya ndirimbo ntiwatumva, ntacyo wasobanura kubera iki ntacyo wumvise. Mubwire ngo amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi pastor yarabikoze aravuga ngo ese muri gute muzamungu ngo ni kote muzamufana uri umufana wanyu baza kugeza ngo si umufana wanyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hali ya utoto. Kuna hali ya utoto.
na tena utoto mchanga sana. Iyo Biblia iravuga bamaze kumva izi ntumwa zariko zibwiriza ngo bibatumika hehe kazayirwa umutima we washenja ngo n'ibyavuze n'icyo yakira. Biblia izivuga n'ingingo zaririmbwa zagukoraho ukazumva agashitsi ukazumva ikizibamura. Ariko notera haleluya. Nimuvuge amen. Reba nitogeye muzamugira imbaraga mutezo zo guhogera. Mwizo mbaraga muzamuzikura. Abandi ko abantu iyo bumvise uzamumvikiza bataretse munda ukazuburaho kwiyo. Kabwo wese kubiragenda gutenda ndanyura. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Etanije gutinda muri ibyo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ezekiyeli igice cya 37 umurongo wa 14. Tugiye kuvuga ngo Umwuka Wera azahindura ibipfuye kuba bizima. Iyo Umwuka Wera yaje azafata ibyari bipfuye akabihindura bikaba bizima. Ngiyo Pentekoste. Ni ugufata ibyari bipfuye bigahinduka kuba bizima. Ndavuga amagambo nihuta cyane kugira ngo utaza kubarambira. Ezekiyeli ninde wageze? 37 umurongo wa 14. Ezekiyeli 37 umurongo wa 14. Kandi nzabashiramo umwuka wanje, mubone kubaho. Nzabashira mu gihugu cyanyu naho gusa n'umurongo. Yohana igice cya 20 umurongo wa 22. Ubutumwa makumyabiri na kabiri amaze kuvuga gutyo abahumekeraho ati mwakira umwuka wera. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia tuvuye gusoma muri Ezekiyeli, iki cyari igihe gikomeye cya Isirayeli yari yarapfuye, Isirayeli yari yarashizeho, Isirayeli nta byiringiro yari ifite, Isirayeli nta yerekwa yari ifite, Isirayeli nta buzima yari igifite, Isirayeli yari yararangiye yarashizeho. Imana ifata Ezekiyeli iza kumwereka ubuzima bwa Isirayeli uko bumeze. Biblia iravuga ngo Umwuka w'Imana ngo araza aramutegura, aramurengeza ngo amujana mu kibaya. Bamugejeje mu kibaya aramubwira ngo Ezekiyeli turabona biriya n'ibiki. Ezekiyeli aramubwira ngo nta kindi niko mbona gusibize gusoma amagufwa yumye. Aramubaza ko sari amagufwa yumye yakongera kandi akabaho. Ezekiyeli aramubwira ngo ntabwo bizi ariko ni wowe ubizi. Avuga ijambo. Aramubwira ngo Ezekiyeli hanurira ariya magufwa. Nimuvuge amen. Ntabwo yari amagufwa gusa, yari n'amagufwa atandukanye. Akazabona amagufwa ari kandi yari menshi, ntabwo yari umuntu umwe. Ntabwo yari amagufwa y'umuntu, yari amagufwa yari amaskelete menshi kandi nayo atandukanye. Ukuboko kukabiriya, ugutwi kukabiriya, ijosi rikabiriya, akaguru kakabiriya. Ngo arayitegereza Ezekiyeli aramubwira ngo ibingibi biragoye kabisa. Ibi bintu byobaho. Aramubwira ngo kuri ko Isirayeli meze. Ni eta Isirayeli. Icyane ni amagufwa, icya kabiri ni iki barataka. Ingabo ya Yuda yari ukwayo, ingabo ya Yosefu bari ukwayo. Nicyo gituma usoma he aramubwira ngo ugiye gufata ibiti bibiri, ikoni zibiri. Wimwe yandikeho Yosefu, indi yandikeho Yuda. Nurangiza uzuzihambiranye uzihindura inkoni. Aramubwira ngo kuri ko ugiye kugira Isirayeli, ngiye kubakura mu macakuri ubahindure kandi ubwoko bwawe. Ego nimufunga amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndagusa ya magufwa Ezekiyeli uhayibona, urabona mshogenda Ezekiyeli aramubwira ngo mwana aya magufwa
kongo harumye pe niwo wize ko ayo magufwa yakongera kuba ariko kuri jewe nta byiringiro mfite by'uko ayo magufwa yakongera. Reka nkubwire muri Pentecost no muri Pentecost hari amagufwa ahenguka. Bitavuye kuwo ubibona bivuye mu kijuru cya Kristo. Kongera kandi tukubwira kongera Bwana Yesu haleluya hari amagufwa ahenguka. Haleluya haleluya igitaramo kigaruka hari urukerera rugaruka hari indirimbo zigaruka iyo amagufwa yumye nta mirimo izayongera kumvikana iyo amagufwa yumye nta masengesho azayongera kubaho iyo amagufwa yumye nta mashimwe azayongera kandi kumvikana iyo amagufwa yumye amagufwa yongera amarira oya igituma kurya amarira yamukamanye wagiraga kera nuko wabaye amagufwa yumye icyakurizaga cyarashize usigaye uri gufwa byakabuze ariko iyi mbaraga z'umwuka we yazimanutse. Nimubwirwa amen. Kongera Bwana asifiwe. Muvuga ngo baho ariko ntawo gatesha. Ukazuba mu materaniro ukazumera nk'uko kwa byabi nani bazabambika amahuzu hari biriya biriya bikubi bazabambika amahuzu hari ukagira ngo ni umuntu umusaza umwe wabiruzeho yabwiye ngo muraho umwana akazagira iwe ngo akazagira ngo uko abantu turi kugira ngo ni abantu naho ni amagufwa y'umuntu n'amagufwa y'umuntu ibyishimo cyakamye muri wowe habona atukuzwe Bwana Yesu asifiwe. Ibyishimo byakukamanye indirimbo zikagikukora basigaye baririmba ukazucyumva gusa n'ibintu usizigere bababwiriza ijambo ry'Imana kuva ntaho kugira ngo kose basenga wasenga amasengesho ukaza mubone ko wawe wasanga umwambi kuki kuruta ibyishimo byarashize hagati muri we nta kintu nuko wabaye amagufwa nuko wabaye amagufwa Nimubwirwa amen. Waze gukora interview tiyavuga ngo arabwo ngo yego wamufwa amen jambo ry'uwite ndio sari tuna yewe sari ubuzima ndio sari gabura mongoloma izi neno imva tegera imbaraga z'ijambo ijambo ry'uwiteka yego Nimubwirwa amen. Kongera Bwana Yesu asifiwe. Bino nuko twabigize ibyacu. Turi kunanirwa kuvuga iby'Imana tukavuga ibyacu. Imana handi ivuga izi yasiga ubuzima. Nimubwirwa amen. Ijambo ry'Imana rizagije gutanga ubuzima. Baho Magufa
ubuzima Amen. muri ino pentekoste ugarura ibineza Hallelujah. muri ino pentekoste ugarura ibyishimo Amen. muri ino pentekoste ugarura imbaraga zawe muri ino pentekoste ugarura kubaho kwawe gituma inzozi wagiraga zapeteye nuko wahindutse kuba amapfa ariko igihe cyose wari ugihumeka Imana yakuganirizaga mu nzozi. Ezekiel wagihanura igufwa ngo litagenda rishaka rigenzi igufwa ngo litagenda rigenzi igufwa ngo ligasanga rigenzi ngo amagufa yose amaze kwegera barongera arambwira ngo Ezekiel ongera kandi ibubyo bame Ezekiel kandi arongera wahanura iminsi iraza gufata kuri ya magufa umunsi wose ukaza umenya position muri gukora abantu bakora position abantu batakigira position nuko abantu babaye amagufa gituma uri kuja kwiyengera mu bitakureba nuko wapfuye ariko iyo umwuka yaje aza guposition aza gushira ku murongo w'icyo Imana yamuhamagariye nta muntu uzira mu mpano ye no mu muhamagaro wundi Imana yabigennye kuko yabishatse ikintu cyose umunsi wose mukazi ugamuje ni umunsi wo mu gutwi uzuhera undi nawe ukavuga ngo aha iwaje nawe nta misi yabisiganye nta munsi wagiye ukagomba kuja bimari gupira arabigira ngo Ezekiel byakunze nimuvuge ngo amen ongera kandi ugire gute hano Ezekiel kandi ongera hano amare guhanura mu buhuru urasangira gute kugira ngo yamira ibintu bisigara ari imirambo birabisanga Ezekiel arabyitegereza aravuga ati nanone ndacyari imirambo nubwo haje imitsi akaza n'ubu ndacyari imirambo nanone Ezekiel ntiyarahije ariko Uwiteka aravuga ngo Ezekiel ongera kandi uhanura imubyo ngo amen ongera Rwanda Yesu ongera kandi hanura ibyawe hanura wizeye babona yuko ya mirango yose ngo ihabuka birangize guhabuka ngo batangira kwirema mu iteko niyo harimo abakora bamwe ngo bahinduka kuba abakora abitsinda ry'abantu abandi bahinduka kuba abanyamasengesho abanyagitaramo abo guhuniye ni mu byo bame bana yasasiba ngo bahinduka kuba abashumba no kuragira umukumbi w'Imana nabo hagarara abandi bahinduka kuba igroupe ya social abantu bazabitaba bita ku bibazo bageze gute yego abo bantu nabo baba amatsinda ngo bonaga yaba mu matsinda atandukanye aramubwira ngo kundi kongiye kandi kugira Israel ngiye ko yaba imbaraga z'amatsinda umuvugo bame kandi zigasohoza umugambi waje baza mugenzi wawe wese ubarizwa muri iyi tsinda ariko wakoze mubaza rwose ubarizwa we muri iyi tsinda abantu bose y'umwuka we Imana yarabapozisiyoneye bashize mu matsinda bagomba gukorera kandi Imana ni mu byo bame kabisa yerekwa mu itsinda yagukurashije igihe cyose wayobye ukaja mu itsinda ritari ryawe kayere kuzagira muri iryo tsinda ariko igihe cyose uzahagarara mu itsinda ryawe naho network naho Imana yawushije Bwana Yesu asifiwe tongere Bwana Yesu asifiwe ubona ko witerera mu by'abayumbe kandi atariyo wowe ushinzwe social n'umurimo wawe
kandi muri ibyo yaruze ngo nigera ku murimo unageze gute uzawukora neza gute uzawukora neza ni aho niho umunara yabonetse kandi ikimenyemenye n'ikimenyetso nuko iyo bikoze gutyo uzabona umutima wawe wishimye uzabona umutima wawe igihe cyose utarakora ikibari guhamagaye gukora uzabona ufite uzabona umepfundikiwe uzabona ukizuma kubera yuko hari ikintu Imana yashyize muri we kitashizwemo n'abantu kandi icyo kintu nta muntu Imana izigisha Imana izimubwira mu kindi kintu ikibazo dufite nuko abantu bari kuja mu matsinda batarayaho uvuga mbere uje kwitsinda niwe cyamanira ngo ihana nakora neza nimba ari wo muhamagara naho network kandi gukorera Imana n'umuntu bapfa kubikora neza mu bushake bw'iki bw'Imana Biblia iravuga ngo nta bwami butaturuka hehe Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Batangira kureba mu matsinda abamakuru amaze abaramyi bakaza amaze bakarami abantu bari muri rezo yabo abantu bari muri network yabo bari Imana nabo bagakora kuri iyi ariko kuzavugira ko hano abagabo tushirana kuri kino kidani ahubwo yo kwirirwa akize yirukana ku mutwe aho bakoreye azari ibintu ariko hari abandi Imana yahaye iyo mpano yahaye iyo mpano yahizu iyo mpano kugira ngo babashe gukora mwarimu umwe watwigishije reka dukuye mizike buriya abantu bazagira ngo kuri iyo miziki abantu gusa bayigira ku masomo asanzwe no muri teoloji abantu biga kuri iyo miziki uwatwigishije umugwe babe Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaratubwira ati nimukaza gushyira ku bidari gusaba kidari kimetekwa kwa ajili ya kutukuza Mungu. Ndio. Lazima kuwa vitola ambavyo vimejazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Kuko ngiyo batangiye gucuranga bose imbaraga zibasha gito abantu bicara abantu babanza mukagirika. D'abord ni c'est quoi? Kuko kuza no gusikurwa. Yesu yeye. Ariko wibuke Mungu witwa Dawidi. Nimuvuge ngo amen. Dawidi akarari ari batanga imbere cyane cyane ngo yakora gusa kuna ngo kana usuri yakora kuna gusubiza nagaye kusigiba Dawidi we yakora kuna yahato abasungu bari kuri Sawuli ngo bakabatangira kwibwiriza abasoro tasengesho byari yabo nta kindi cyari cyabo inama Imana ngomba kuzura imbaraga mu buryo utangira gukora kunanga gusa abantu bagatangira gufata Ndio. kubera amashanyarazi y'imbaraga z'umwuka wera nimuvuge amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abaririmbyi rero bari babamo n'abandi bose babamo gukora n'ingoma abantu babuze nta muntu wuzuye imbaraga z'umwuka wera utagira itsinda abarizwamo ntibishoboka iyo umwuka wera yaje aza gushyira mu itsinda si wowe uzubwishyira ni wowe wenyine uzubigira gute uzubigishira bazamubwira ati wakoze iryo tsinda bashyizwemo nande warishyizwemo nande iryo tsinda ubaho warishyizwemo nande Imana yaramubwira n'ukuri k'Imana izireba abantu yareba icyo abantu baza bakwiye n'icyo yagushizemo uzakora ni ibintu bibiri bihabanye kandi ambisiyo yawe ntiyakura y'icyo Imana yashyize ntibishoboka Imana ikurebera umuco yagize gute yaguhaye nicyo gituma izakubaza ko wagikoze cyabura uzayibwira tuje n'abaye mugiye kubwira sinigeze muzo naguhaye ntabwo ugiye kubigurira none wari warampaye ntukizi cyanditse mu mutima wawe wakizi rero n'amahimba y'iwanyu na bene wanyu bamwe baguhaye ubudiyakoni
kugira ngo Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Reka mvuge ngo izi bimenyetso bikeya gusa tuze gusoza by'amagufa yawe ay'Imana ishaka guhemba. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe cyane. Haleluya. Hakari mu ngo guhembura. Kimwe kiza kiranga yuko umuntu yabaye amagufa. Nukubura inyota, umuntu inyota yakamanye y'Imana. Umuntu ntabakagire inyota y'iby'Imana. Inyota yarashize. Ntituza gusoma icyabura kuvuga ku bice byinshi, ariko uraza gusoma Zaburi ya 42 umurongo wa 2, aho Dawidi we yavuze ngo Uwiteka we umutima wanje nje ugufitiye inyota. Ni mu bwemba amen. Ikiza kigaragaza yuko umuntu yabaye amagufa nuko iby'Imana byakawutse muri we nta nyota kigira. Cyo gituma basigaye bavuga ngo duterane. Sinarinzi ko mungana gutyo, ariko Imana ishimwe ko yabahaye akazi nubwo mwari mwaretse kutaboneka cyane, ni akazi mwari muri. Sibyo? Sibyo bari bafatiriye? Si akazi rwose. Niba ari akazi, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kuko nimba mukora, nimba tujya mwabuze ariko mukora, ikarita ntizabura amaronko. Kiza kikwereka yuko umuntu yahindutse kuba amagufa ni mu gihe umuntu atakigira inyota y'iby'Imana. Sinzi umugabo umwe wavuze inyota ngo imaze kumukamana. Ni mu bwego amen. Haleluya. Kumwe Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbira niba ari pastor niba ari mwarimu bagiye kuja ku ikanisa, abya kinyabona none mureke yandirimbo je imaze kuba kunzoka. Iyi ndirimbo imaze kuba kunzoka. Gomanure. Ndirimbo ngo manure. Mugende murebe ko mwayigira rwose. Je wimaze kuva kunzoka. Kuri hari abantu cy'Imana bimaze kuva kunzoka. Asigaye aza gusenga agasa n'ugiye kwikorera imizigo y'abasoda baza yi. Ukazubona umuntu ukareba abena mu nzira ko nyine iyahaye ngenda gusenga ko nyine. Uzubona nta courage afite. Uzubona kandi yake. Ariko ukazubona ahubwo yaje imbere. Ni kandi aho yaje imbere y'iki. Ukazubona karagenda. Igute mwageze mubwira abana bahaye kwigisha kugenda. Gutera intambwe. Tonda gashana. Ukazubona umuntu w'umumama, w'umusore, w'umugabo karagenda tonda gashana. Bagiye mu mateka. Iby'Imana. Inyota y'iby'Imana yagize gute? Yaraka. Iyo ni indikatere y'umuntu wahindutse kuba amagufa. Kandi ikibi kugaragariza yuko abantu bahindutse kuba amagufa, mureke barahiri. Abanyamasengesho n'umuhaguruka bara mu mbabarire nkore iyo exercise. Abanyamasengesho bara simwebwe muharira uzabika baragana ngo ufite iminsi 2 y'amasengesho amaze rero bazaza mwicaye none mureke magufa y'umuntu. Ni mu bwego amen. Haleluya. Jina inyota isikamara. Habe n'abaririmbyi uko mvuze abaririmbyi sino kugira. Cyakabiri. Ni mu bwego amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Cyakabiri cyo kugaragaza yuko umuntu yahindutse kuba amagufa nuko amasengesho asigara ari mekanike. No gusenga uza gusigara ari mekanike na yitiki muri rwacu. Guhatiza. Yego ndi makuru kugira gute. Ubutumwa bwiza bw'Amatayo 15 umurongo wa 8. Yesu yaravuze ngo icyo mudapfa n'urugo ngo nuko buzagushimisha ibintu ngo ariko imitima yabo ngo iri kure yaje. Ibintu byo guhata y'amasengesho ya mekanike. Ukabona umuntu yegereye ikibambazi ukagira ngo karasenga. Ariko ni igitangaza.
Nakaravuga ngo ariko uyu muntu wayo usenga uko yarondogoye aracisha byari tuva. Ni ikica niko kuvuga ngo se ni umuki kwanzanye. Ibintu ni mekaniki. Bana mu yezi wa musuri muzima taburura amavuga yo. Ibuke bamwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwereka yuko abantu bahindutse kuba bavuga yo. Nahamye igihe twicaye no turi mu materaniro. Bityo bizo usanga abakobwa n'abahungu n'abagabo n'abagore bari kuri WhatsApp bari mu materaniro. Bavuga yo. Murashaka mu muzabigaragarizwe n'iki? Ni gutuzura kuri WhatsApp uri abe naringiye kuvuga bakomeye. Nubwo bari. Amagufwa yumagaye ubona umwanya wo kuja kuri WhatsApp mu materaniro ukamenya ukabona umwanya wo kumva ijwi ry'Imana. Uri mu materaniro waje gusenga, waje kumva Imana, warangiza ukaja kuri WhatsApp, washobora kumva Imana ivuga? Dushake turangiriza ibuke bamwe. Haleluya. Kongera Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iri turiya n'utumenyetso dutoya tugaragaza ko n'umwekera n'igufwa ry'umye ryaje mu materaniro. Nicyo gituma bazabinjira bakaza gutyo nta byifuzo bafite, nta nyota bafite, bagasubirayo ntacyo batahanye. Icya gatatu ibuvuge ngo amen. Ndabarambiye icya gatatu kize kugaragaza yuko ari amagufwa yo nuko babayeho nta byishimo bakigira byo mu buryo bumwe. Zaburi 51 umurongo wa 14. Dawudi yaratataravuga ngo mwongere kandi mbaburire bya byishimo, mwongere kandi mbaburire bya byishimo. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wako, karama hizo alizipewa katika kufa kwa Yesu. Hatuna woga na shaka humo, hayatakuwa manunguniko na kaumo inastarehe sana. Ibuke mame. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umuteraniro tutahana ibyishimo. Iyo cyumweru kirangiye ngiye mu kazi uzuga ngo niyinga twahuye n'umunezero uvuye ku Mana. Niki twakiri umunezero uzugenda ukaza gukora niko umudamu yabahaye yoza amasaha ukaza umva karakomanga karaguma kuririmba ukora tugaye gucika. Ni mu byo amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaza umva sinzi ibintu uko bihagenda bigombora. Ukaza umva ko biragombora umunezero wa Yesu. Ariko abantu bamwe mu kumva uko nyine ibintu kwanga birangirira hano bikakujya kwa Sofia. Ariko zingene zirangira. Uzingene gazi zirangira. Bazogera hano mu materaniro agasana gazo bakisha gutanga agafurubira akaka. Ariko twatanga ami akabasana gazi bazimisha. Nuko bikaba birangira. Umutungo ukaba umutungo. Wazo mubaza ngo se ni igitafashe mu nzu y'Imana.
niriye jambo wumvishe mudabizi kuba zakubise biyo nabo sako kura ngo twari tugiye mwari mugiye ngo twari dushije mwari mumazwe ni iki cyabaye niriye jambo wataha niriye uhaye umva yari kigitubugingo bwa uhaye umva nimuvuge bamwe twongere Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ibyishimo byaragiye dana ubuyobozi abaye ibitangaza reka nanone turi mu gihe cya Pentecost turi mu gihe cya Pentecost ndio ariko ni ibitangaza ukuvuga mubona ababyeyi wacu abana batworoshe uko wamena hano kugenda wayisiriba umutunga gatoki guti yakubwira kwanza dusohoke tuje hanze tuje kurebana na tubanze duce urubanza hari hanze tubone kugaruka n'ibiki bibaye hakuna furaha hawana furaha yao nta byishimo by'agakiza abantu tubona ko ibintu byayayise ibintu byabaye twaduhuza nziza mu kuva muri ziki ibintu byabaye zagashwashwa nta kintu gifata nta gitaramo nta materaniro haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukigendera nta jambo wasomye ugeze mu rugo cyabura mu isizi iyo wari ngo wumve yuko ribaza kukwereka ahantu ribaze simbe neza ribaze rikukora wumve ngo arikomana ariko nubona butemye ne data kugira ngo tube nk'abataramana mu by'Imana ya Yesu neno la Mungu tamu sana nimuvuge amen. Haleluya. Muri injili wako mbele ngo Yesu ni furaha yangu amejaa pendo. Yesu ni furaha yangu amejaa pendo. Anaweza kusimika kila ananipa ujasiri, nguvu na faraja, hata nikionja kufa. Yesu ni msalaba. Furaha ya wokovu, ibyishimo by'agakiza bitakuye ku baguzi huzo kiza kintangaza habe n'ubu turi mu minsi yo kwitegura, turimo kwitegura gusa gusonesha. Abatayeri nibo bazamenya ko Pentecost yabaye, abatayeri nibo bari kumenya yuko Pasaka yabaye, abatayeri nibo bari kumenya yuko Noel yabaye. Ariko imitima yacu ntabwo izi bimenya yuko ari igihe cya Pentecost. Ndio hili chatangaje chakani tunajipelekea kwa bwana Mungu yuko nizo le masibiti we n'umuntu utangira kugenda abandi bantu kwiguruka mutaza yigunga baza bavuga igitaramo ukazubihuka haba utakizi kwa bakubwiye ngo harubaza rero haba bakubwiye bati hari ni kubaye imyaka yewe byacyanza ndabwo mu bakubwiye usiku zuri ukokera iyo kubwiye gute ntuko ari kumubaza ngo ese hari shaka indi nzira gusa nawe uko nyine sikuzo isolema sipirituwe abaye muri igice cya 10 umurongo wa 25 manditse yaravuze ngo mukibagirwe gutera nimuvuge amen. Haleluya. Mukibagirwe gutera ubana abantu bateranira kugira icyo ariko wari wabona umuntu ureka kuza guterana ngo tayeri byeto zibuze amaterana ngo ndicari iruhande rwa tayeri ngo ndahava ukihuza gize gute abandi bari basenga abandi ko barasenga nawe uri ikizeze cy'umwe iruhande rwa tayeri.
Pentecoste yabaye nabo bavuze ko inkoko ihayirahira kurararira igitenge ngo bakitoka bone kuza kumara wahuye n'isiye imbaraga z'umwuka we ibitenge biruzuye mu mavalise ko biramo ariko gusa mukuricaye ngo yeguje umuzingenda ngo tere ntararangiza ihuzo ukumwofa hano ngo yo kwamana ukamurari akifururiza imumirwa mu kanisa ninakuonya kwa jina la Yesu. Ndio. Nimba nizo mbaraga zanakugezeho uyu munsi wihane kandi ubwire ngo iki sinzongera kugikora mu buzima bwawe. Nimuvuge amen. Haleluya. Tuongere Bwana Yesu asifiwe. Uza kwegomana kwa badayimoni barakoze. Uzibitenge mfite gusa. Ngo ndicaye ngo babanze basone ngo ni unsije guteranya mu gitenge gituso. Igitenge Tempe por que usa ni gitaramo cy'ijuru. Nimuvuge amen. Haleluya. Ni mukecuru umwe ngo bana baguriye akarato. Ngwarumwe watu wa mukecuru we hariye kugenda nawe bakangira gusirimba nawe ukaba. Kandi abakwe bahari n'abishwa n'abakazana ese mama wewe atenda kugurira akarato keza uzo wicara ari muzibeza abakecuru utuzi umukecuru atisaba abana banje ngo barakagura babaze kukamwambika ngo bagere mu ikanisa umukecuru wari ufite igicaniro mu mutima yari yaratutonde yari fu tutaki nimuvuge amen. Kongera Bwana Yesu asifiwe. Bakakire kuramya no guhimbaza aravuga ati namwe pe agakunza babiri kabira gute ngo yamakura mu kirato yegera umuhungu wiwe sinzaho yari yicaye kandi aravuga ati mwana waje ati sinogumaga nanone gukorera ngoze kukubabaza ibushikiriye akarato kawe akuma mundebe nabi ngo bishishije ikirato ibisigaranye akarato kawe karato gahuye n'igitara nibutumwa Amen. abana barumva turi uyu mama nuko ba wafatwa na taye ariko umunyantegeke ziteye ubwo ugeze kuri tegeke zo gufatwa na taye usa n'uko ufatwa n'umupolisi taye aragufashe igiterane kirabaye nawe uri kwa taye urafashwe na taye Mana tubabarire. Mana y'ubundi tugirire neza. Amen. Mana y'ubundi tubabarire. Amen. Sioni Kristo ndani yangu hayo uziko ari ubwikuruzi ukagira ubwuzu butatu none ufite valise kandi igihe wari ufite zibiri zitatu icyo gihe warasengaga ukamenya n'ibyishimo kuzura ukumva umutima wawe wose none valise ziruzuye uri mu gutsindanira uzipikananira none nicyo gihe upfuye mu mutima wahuye n'izindi mbaraga wahuye n'ubuhemuka siyo mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanizosha siyo mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanizosha Sio mimi tena Kristo
ko ibimana byari ubuzima bwawe. Iyi Pentecoste yongera kandi ireme ibyari byarapfuye byongera kandi wongere kandi wumve gukora kw'Imana hagati mu buzima bwawe. Wongere kandi wumve imbaraga zizuru nawe zizuru ubugingo bwawe. Soreje kuri iki kindi kimenyetso kigaragaza yuko umuntu yabaye amagufwa ni ukunanirwa kwera imbuto z'umwuka wera, kutagira imbuto z'umwuka wera. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 ugeze kuri 22. Imbuto z'umwuka wera, iyo umuntu yabaye amagufwa ntabasha kwera imbuto, ntibishoboka. Tuna roho ni upendo, furaha na amani, uvumilivu, utu wema. Imbuto z'umwuka wera mwari mutarabona. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Imbuto z'umwuka wera. Abantu hano turi mu kuririmba bane tukavuga ubutumwa, tugakora imisitari, tukiyita abayumbe badashoboka, tukiyitaba abakozi b'igitangaza, lakini watu wakichunguza matendo atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Bantu bakwitegereza bareba imirimo yawe, imirimo ikazinyomoza ikavuga ngo biri haya ntabwo bihuye n'icyari n'ibitari ukuri. Mu mudugudu gizeye n'imbuto, mu kibinyubamo uzuberera izi mbuto, muri korari bazaba gusoroma izi mbuto, mu kazi muri kinyozi bazaba gusoroma izi mbuto, mu iduka nimba ukorera mu iduka bazaba gusoroma izi mbuto. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nigute turi tumererwa neza ariko tukananirwa kwera imbuto. Imba kwera imbuto. Turi barwiyama ese niba barwiya twite mu gukora igiterane tukaza kubirangira abantu bibanye amatelefone baje mu matera. Umuntu ureba mugenzi wawe ukabona ni baba bandi batubwira abantu babaye n'abandikazi. Matendo, tazama matendo, tazama matendo. Bwana Yesu asifiwe. Ndimwite ku magame yanje ntimweshobora. Tebo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niguturi mu gushaya ya kugira nitambara no kurugo mu Rwanda buri munsi. Musubasha ariko bagerana mu isinima cyaje. Nize ko turi mu kwerera umutware wawe. Imbuto ziba imbere cyangwa ziba inyuma? Ziba inyuma ariko ziturutse hehe? Zibe none. Nigute mu gushwana n'abaririmbyi bagenzi bawe. Uri umuririmbyi matera. Nize ko turi mu kwerera bagenzi bawe. Siku moja ukitoka kwa kwaya hii uanze toa machozi waseme kweli kuna mtumishi wa Bwana ambaye tumewahi kuishi naye. Tumehudumu pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwaba mama nize mbuto mwayo mwari weka. Imbuto zo gukaba. Imbuto zo guseba. Imbuto zo guseba. Katunje kuvuga kuri media. Kiriya si media, kiriya ni icyorezo. Iyo abantu
bahindutse kuba amagufwa yumye n'ibiriya bintu bazabona. Umuntu akamenya ko akigira se na nyina, umuntu akamenya ntaba kimenya ko agira sebukwe, umuntu akamenya ko agira abanyirarugo, umuntu akamenya nuko umuntu asoni igufa ryo muri soni. Kuko kikiri mifupa mikaba. Iyo umuntu yuzuye imbaraga z'umwuka we aza yera imbuto. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Umwuka yakuje aza guhesha kwe imbuto. Abandi bakazisoma. Shoje muri iri jambo Yesu yavuze. Bibiri iratubwira ngo amaze kuzuka. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Yereka bigisha. Inzugi ngo zari zikinze ngo babona gusa ngo hagaze hagati yabo. Tomaso gusa muri utaruhanye. Guhagarare hagati yabo. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Ariko batinya bari bafite ubwoba guhagarare hagati yabo. Ikintu cya mbere yavuze yaravuze ngo amahoro nabe muri mwebwe. Warangiza akora icya kabiri aravuga ngo nimwakire umwuka we. Muri kino gutera akira. Haleluya. Nakubaye kuvuga kugira bakire umwuka we. Akira n'izina rya Yesu. Akira umwuka we. Ndakwifuriza mu gihe uhumekewe wakira imbaraga z'umwuka we. Pentekoste. Haleluya. Wakira imbaraga z'umwuka we. Iki gihembwe cyose ugiye kwinjiramo ugaragaza ubutofauti habe impinduka hagati mu buzima bwawe yuko Yesu yamuhumekeye. Wakira imbaraga z'umwuka we. Nimwakira ijambo ry'Imana.